uko batandukanye nibo babizi. Nabonye post za Rocky postinga contract avuga ko papa cyangwa yasezeye papa cyangwa nawe ati sinasezeye mugerageje kuvugisha ukuri ati hari ibintu nzashyira hanze ariko nawe kuko ino showbiz urayizi ari shusho nawe wabibonyemo tugize kuganira ubushize ba Rocky Reka nkubwire ukuye wowe ikintu cyose iyo kijemo amafaranga ubwo tuzatwika tugeze CEO wa 3D avuga ko nta handi anazongera gukora ibiganiro abantu bamukeneye kutakora ikiganiro handi hano bivuze kuba CEO nyine uruvu ngewe reka nsesengure nimba ngo ari miliyoni imwe ntago nyafitiye gihamya amafaranga ariko bakamubwira ko agomba kwiyitirira iyo cano kugira ngo cano abantu bamukurikireho. Ibyo mbikubwiye nk'umuntu uza makuru kandi yizewe. Muri make nawe muri make wemeza ko atari CEO wahe ariko CEO Fatakumavuta yaba CEO 3D TV n'igihe 3D TV yashatse kugurwa. Ubundi wowe analyse zakora nazo ukimara kunyanarizaho ibintu bitari byo mbizi neza mpita nkufata mu gihe tudafite management. Ikindi kintu kugira abaroyo uretse poko nashyize hanze hariho izindi ndirimbo hariyo bita itunda hariyo izo bita nabuze ukuntu babyandika Witwa gwiki Tegereza ko nabwiye piano de groove man tugerageze kwandika umva biradusha. Yes, reka tubasuhuze mwese mudukurikiye muri kano kanya tunaba ikaze mu biganiro bitandukanye tubategurira Jalas. Reka duha ikaze abantu bari mu Rwanda mu bice bitandukanye byarwo mu ntara enye ndetse n'umujyi wa Kigali tukatwicaye mu mujyi rwagati wa Kigali n'abari hakurya y'imbibi cyangwa se inkiko z'u Rwanda muri za diaspora zitandukanye. AmaG nayo ngo ni mu diaspora. Uyu munsi ni analyse TV ndetse na Jalas official tugiye kuganira na AmaG the Black. Ndabona ko wamugani ari mu ishusho y'aba diaspora nibo dukunze gusanga mu apartment ariko kuri no nshuro ndabona mu nzu idasanzwe ubwo araza no kutubwira ibyayo kuko ndabona hatari Nyarugunga. Gari Nyarugunga AmaG meze fresh ariko kuki mukunda kunsanga mwisanzwe kuki idasanzwe nanjye nk'umuntu ntayijya. Oya birakwiye n'ubundi ahubwo kuba uri mu idasanzwe natwe niyo mpamvu nyine namwe ariko muyirimo turimo twembe gusa twe tugusanzemo wadutumiye muri apartment idasanzwe. Ukomeze ikiganiro ani wawe naho duhera hangaha hano naho nta kibazo. Ubwo kuvuga welcome home Vicenzo ni home nka yindi arena njya mbona mero ndavuga ati welcome home na ahantu ugera gake nyine nka Bibiliya cyangwa ni ahantu hawe sa nkudusobanurira impamvu turaha. Ninge hari ibintu mpashinzwe muri Vicenzo turi kugenda tuza gake yari amakuru numvise ko bishoboka ko AmaG ashobora kuba afite apartment nshyashya etage nshyashya naho tunamusanze ibyo bintu bishoboka kuba binashoboka. Ukuri nuko AmaG mbere ko tujya no ku bindi byose kandi we kutunyuza hirya no hino kuko nubundi cyane niba uhisha imitungo. Ejo bundi nagiye gusura Ndimbati nsanga bifite etage Karama ndavuga ni wow abantu asitari bacu bagomeje gutera imbere. None uyu munsi sanze AmaG muri etage. AmaG ukuri nukuwe Vicenzo ni ahantu heza nk'uko mwahabonye. Ndumva ari ibyo. Uhari mu rwego waje kuruhuka wose uhari mu ruhe rwego twese duhari mu rwego runaka urumva nta muntu uri hano mu rwego rumeze n'ikiganiro wowe nabonye urubyutsa ahantu hamwe mu byumba bya hano ni ukuruhuka bisanzwe cyangwa ni ahantu uri gutura. uwo rose wabyukaga ari iki wafashe ukwezi kw'ikiruhuko cyangwa za 2 weeks ati nafashe vacances. Oya ni ahantu nyine ameze neza na apartment nziza yo kuba umuntu yaruhukiramo
ariko ntukabone ishuka ngo utekereze ko umuntu abyutse. muri gukorana muti kugira ngo okay turi gukorana neza. urumva ntago n'umuntu ufite nyine apartment ntago ari bya bindi by'abantu biyemera mfite ibintu n'inshuti kandi nashishikariza n'abandi bantu kuzajya baza guteza imbere inshuti yanjye nkuko nanjye nteza imbere. ni ahantu heza vraiment. turi mu mpera z'umwaka urateganya kwamara nk'igihe kingana iki nta no gusoreza umwaka ukarira Noheli bonane cyangwa n'ahantu waje ijoro rimwe bigahita birangira? Oya nuko hasura bisanzwe kuko nyiraho nyine yaravuye hanze so rero kuza kumusuhuza abantu batagera ngo nataye urugo abantu bafite kuki yagiye n'ibiki AmaG yaraye mu gasozi none cyanakubwira ko nuko njyewe nkunda gutsima ibintu n'umugore wanjye ari hano ariko ntiwamubona twaza kumugwa gitumo mu kanya ntago bishoboka mu kuntu dukora hano ntago bajya baga umuntu gitumo. nabonye wambaye za talent ahubwo ngira ngo King James ari hafa nawe arahari. King James mugendaho ubwo ejo bundi album ye mutangire muyigure ni 5,000 kuri za talent. Man njyewe hari ukuntu nkunda ibintu mu buryo bwimazeyo. King James niwe muhanzi wa mbere utuzaniye platform mu Rwanda dushobora gucururizaho ibihangano byacu za talent. Ikindi nabikundiye nuko ni wowe wishyiriraho ibiciro by'ukuntu ucuruje ibihangano byawe. Ikindi nuko album yanjye yitwa Ibishingwe nzayicururiza kuri zana talent. kuri zana talent tuzabonaho ibishingwe muzabibona kimwe nuko namwe nkuko hari igihe ibishingwe bireba ibindi bishingwe ase mumuseka cyane muzabonaho ibishingwe. album yanjye yitwa Ibishingwe. amani n'ukuri kw'Imana ibishingwe ni ijambo ritangaje ukayita Ibishingwe none akwanze umunsi ari ibintu byinshi turi bukubaze kabisa. Ari indirimbo nshyashya indirimbo nshyashya poko amagambo arimo nayo twaskubigaruka ariko album kugira ngo uhite Ibishingwe ubundi noneho tuze kuri singo nyuma. okay album yitwa Ibishingwe reba nka kiriya gitoki suri kukireba hariya biriya bishishwa biriho biriya nibyo mujugunya nk'ibishingwe ariko buriya biriya bishishwa biri kuri kiriya gitoki nibyo biri guproteja ikintu muzarya ariko iyo murangije kukirya bihinduka Ibishingwe. ntago ariko mutekereza ku myaka cyangwa amezi kiriya gitoki ibiriya bishishwa biriho bimaze bipevera umuyaga kurarije birinze ya mineke y'imbere mukeneye noneho mwarangiza kuyibona rero muhita muvuga ati tu none iyo mubijugunye birongera bikaba ifumbire yo kuzamura ikindi gitoki muzarya ubutaha ariko ntago mubimenye. Iyo mutabikoze gutyo mubihereza inka kandi mukeneye amata mukeneye inyama mukeneye buri kimwe. so rero album yanjye nukubuka ubihuza gute rero ubihuza gute n'umuziki wawe personally nuko mba mbibona imiziki yawe se nayo ugiye ni nk'ibishingwe donc cyangwa yagizwe ibishingwe irengagizwa kandi ifite uku bisobanuro bihuza uva mu gitoki uze mu muziki ariko twumvisha ibishingwe. abantu baririmba ibintu bizima ntago babaha agaciro bamwe na bamwe. Hari indirimbo zita ok la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille ariko nyine ndi kukubwira urumva ariko nubwo indirimbo nyinshi ziba ziryoheye amatwi ariko nta butumwa ahanini akenshi bakunda gushyiramo gukina indirimbo zifite akamaro
zishobora kubwira abantu ngo mujye mu muganda, zishobora kubwira abantu ngo twihangire imirimo, zishobora kubwira abantu ngo mwakabyara mwaduhaye akazi. Ibyo rero ziba zafashwe nk'ibishinga. Merutse kugira ikiganiro na Bulldog, aravuga ngo ikintu kitubabaza kimwe nuko dukora iza album mukatubwira ko ari nziza mukapresiya, ariko mwajya gutanga akazi mukagaha babandi muhora muvuga ko bakoze n'ibishingwe nyine nibyo nkubwira. Nimba Bulldog yarihinze kuva muri kaminuza y'u Rwanda, icyo gihe hari kera, ukazana iyo myaka ngira ngo ni myinshi simubibuka, muri za 2005 wowe ukatuzanira Omale agafata amafaranga ruta ya Bulldog waririmbye n'ikinyarwanda, ntumufashe n'ibishingwe kuko wagakuyeho kuyaha Bulldog agatera imbere, akaba ari ubwo kumva comment ngo mwabanze mu nyarwanda ntago muzatera imbere, kandi babima amafaranga. none se watera imbere gute nta mafaranga ufite? So kuvuga ngo uryamye kuri ya ngingo ivuga ngo abanyamahanga mu bihorere abahanzi nyarwanda mu bazamura, none bo babazana ariko baduhembe kimwe. Niyo mpamvu ari abanyamahanga baturenzeho. Wowe wafata amafaranga miliyoni 30 ukaziha Bulldog ukamwira ko yaba ari kuri level ariho ubu ngubu, ahubwo tumeze nk'abantu babe. Ariko abahanzi namwe mushinjwa kwica isoko. Wenda niba AmaG zo standard ati ni miliyoni 2, akaba ari nk'abandi bahanzi 20 bari buze bavuga bati mpabdesa mpijana Izo miliyoni 2 muziduye turi 10 nyine n'inzara n'ubukene. Abahanzi barakennye rega nimukajya mu bicaye irya no hino, bagerageza kwipapa bakimama bakasa neza ariko barakennye. So kubaho mu buzima batabashije kwa fodinga, mbese kwigaragaza uko batari niko bimeze. No kuvuga ngo nimba umuhanzi anyuze mu muhanda ntago bashaka kumubona kwa kundi uko mubonaga muri screen, niko bashaka kumubona street. Abasa neza yambaye neza, rero bisaba ko akoresha iyo bwabaga. None se AmaG we kutajya utinya kwambara isarubeti ngo uri gukora firigo shaho byihorera. None se njyewe siyo mind abandi bahanzi babura. Njyewe isarubeti ndayambara, umwobo nawe ucukura, ariko twagira no kuba umuntu yifunze nkifunga. Nuko nguko aho biri ngombwa. Dutera amatsiko cyangwa se udusogongeze gato. Iyo album ya wundi nateye amatsiko mu byukuri. Ngatekereza ko biteganye ibishingwe indirimbo zizaba zigize uzasangamo iki mu bishingwe? Mu bishingwe uretse poko nashyize hanze, hariho izindi ndirimbo, hariyo bita itunda, hariyo izo bita nabuze ukuntu babyandika. yitwa gwiki Tekereza ko nabwiye piano de groove man tugerageze kwandika umva biradusha. Urabona lyrics zarabuze. Izina kwandika wenda ngo by AmaG. Kangwe igitekerezo. None se uzashyirewe ndimo ni y'urukundo, ni y'urukundo. Ariko emoji ntago washaringa gute? Njyewe uzashyirewe emoji ariko ya bizu by AmaG. Ariko mfite ibitekerezo. Man byaratumwana mugara twarikira muri comment. Iyi ndirimbo yandikwa gute? Ubundi iyo ndirimbo yitwa Bango Boy. Niko twahise tuvuga tuti ariko wareke zamwe tukahita Bango Boy. Ariko ntago umutima wanjye uhamanya nabyo, kuko ndoshaka mwe abantu bazi ukuntu bandika mwe batwandikire muri comment. None se AmaG iyo ndirimbo ni y'urukundo, ni y'urukundo. Urashaka kusanga n'imigishe guko numvise Bango Boy ibintu nk'ibi. Oya waba ugiye nawe kuza mu kurimba ibishego. Oya ni y'urukundo bisanzwe, ni indirimbo igendanye n'iminsi mikuru. So rero imeze nk'agakayi azaziyada komsa.
ntabwo ari ibintu bibi. Keve ku ruhande uri kuri kamera yaravuze ngo ni ukunyerera kuko ari kuyumva nikabyumva. ubwo nibyo bimurimo. Okay, wari ukitubwira kuri album rero wenda asa nk'utushira ku mayange ni izo ngizo wenda oya ni nyinshi, hariho nyinshi kandi ikindi zana talent niho nzajya nzinyuza kugira ngo abantu bagende bakurikirana ibikorwa byanjye. Ndashaka no kuzishyira ku mafaranga make ashoboka 200 francs rwandais papa. Album yawe izabigura igihugu cyose kizayigura mu gihe afata ku mavuta igura $1000 AmaG ndamaze ubwo sano utangiye gutesha agaciro ibengano byawe. ariko reka nkubaze ikibazo kimwe, ubundi se ko muzumvira ubuntu for free jewe na 200 francs rwandais ariko indirimbo zizaba zirimo na nibishingwe nyine ntaribi ibishingwe bya Desi ya King James iri kugura $5,000. Nabibonye afite na collab n'abantu benshi, ariko kugira ngo nyine hari reka mbabwire ikintu kimwe, n'abakene nuko tutamenya kategori y'ubukene uko nibingana cyangwa se gupima igipimo kipima ubukene. Umukene akeneye kumva indirimbo, ese nimba indirimbo zitazanyura ku maradiyo, umuntu ufite ibiceri bye 200 wenda ufite iyo bita ivata ngo kizabi twikwa mugabo babakuyemo ivata. Ni ukuvuga ngo ivata, ariko mwagiye munadusobanura, murabizi ivata icyo bivuze? Ni urwevu, ni ari ukuntu umwana mukuramo ivata ubundi akabona yavuga. So rero abo bantu nabo bakeneye kurya show. Ntihanduza narabiririmbye kera ndababwira nti bakubitire aha nawe kubitire musha mu kabuga kamusha. Nabo bantu bo mu kabuga kamusha bakeneye kurya show, atari ngombwa muri Kigali Arena, nabo n'abantu. So rero niyo mpamvu navuze no kuri platform ya Zana Talent ngomba kugabanya ibiciro n'abandi bantu bakayimenya bakanajyaho Yes. bakanahisanga. Hanyuma ufite indirimbo yitwa Poko Poko. Yego. Niyo yamaze kujya hanze, niyo single iri hanze kuri album. Poko Poko umuntu akibyumva urumva ko harimo ibintu nyine ni poko. Ni ivata manyine abantu bavuyemo ivata. nk'iryo jambo urishatse kuvuga icyo ari kuye Poko Poko. Na inspiration yavuye ugira uvuga uti Poko Poko. Iyo inspiration n'ababeshye jewe mbabwiza ukuri ukabifata ukubishaka nkabisukuza byogoshe. Poko Poko nayikuye kuri umuntu witwa Fatakumavuta. Avuga ngo nararize ngo backstage was there, wowe wari uhari wankoresheje n'ikiganiro wabonye ndi kurira. None si Poko Fatakumavuta narabimubwiye kutanabukubonye utari nyine ni Poko Poko. Iyo ni kuvuga ngo rubanga. ariko AmaG ariko kuki abantu bakunda kwibaza impamvu urira? Ndamaze bose ko barize bavuka, nabo kuki ntabibyibazaho, boko bavuka barize nigeze mbyibazaho. Wese uvuka ntiwarize? Nararize nyine ndacyarira noneho bitwaye iki? Ibigabo biragenda bikarira ku ruhande, umuntu aragenda kare. Nimba ndirira wenda ndirira mu ruhame reka nemera icyo cyane. Ariko mwese murarira ntimukazajya mutubeshya bro, urumva? Ariko sinumva impamvu nimba AmaG emotion zimfashe nkarira cyangwa abantu babona utari emotionnel ku buryo umuntu wenda abantu basika abantu babarapera abarakare babona wiriza, ahubwo bagakwiye kwibaza nigeze kubikubaza ngaho rira turebe wirize ubu uri kwisetswa ngayirize. Urumva? So rero abantu bishidikanyama nakazi kabo nibyo niko jewe ntago nje ndebera ku bantu bamvuga. Niyo mpamvu nguye ngo Poko Poko. Mujye kuri YouTube channel yanjye indirimbo yanjye murayibonaho yitwa Poko Poko. Inspiration yavuye kuri Fatakumavuta. Fatakumavuta rwose. Ariko ubundi kujyaho ngo mbese Fatakumavuta umufata uti
nafate ku yayo mavuta niba ari ikimuri nimba ari tops nimba ari sleeping baby agenda afate kuri ayo mavuta jewe nta kibazo ndifata ku marira nta ribi ahubwo nabonye ngo atazongera no gukora ibiganiro wasunnye sasa rero ntabwo yasunye kandi yawe konto afite channel ye CEO wa 3D ubwo tuzatwika tugeze he CEO wa 3D avuga ko nta handi anazongera gukora ibiganiro abantu bamukeneye kutakora ikiganiro handi hantu bivuze kuba CEO nyine buruvu ngewe reka nsesengure amagani unsigiye ikibuga amakuru afitiye gihamya atariho ivumbi nuko bamwishyuye amafaranga kugira ngo ajye asesengurira kuri channel yitwa 3D TV. Ayo mafaranga nangahe ama nimba ngo ari miliyoni imwe ntago nyafitiye gihamya amafaranga ariko bakamubwira ko agomba kwiyitirira iyo channel kugira ngo channel abantu bamukurikireho. Ibyo mbikubwiye nk'umuntu uza makuru kandi yizewe. Muri make nawe muri make wemeza ko atari CEO wahe ariko CEO Fatakumavuta yaba CEO wa 3D TV n'igihe 3D TV yashatse kugurwa amafaranga yashatse kugurwa ndakubwiza ukuri ko Fatakumavuta atayabona kugira ngo ayigure niyo acuruza fatology itariho buretse namaze kugurisha album ku bantu bagera muri kandi umuntu ufite album iguriye $1,000 igiciro cya 3D TV $10,000 niyo yagurisha album harya ngo na album sinzi ukuntu abyita wabona nko yaranatubeshye atari album abushobozi yabona yagura 3D TV ku izina ry'Imana ishobora byose kereka afite umuterankunga ibyo nabyo ariko birashoboka ahubwo tukibaza ariko mbizi ngewe ko bambwiye amafaranga yahawe ariko aragiye muri make ni umuntu ugomba baramubujije ngo ntuza none se kuki atazongera gukorera kuri Jaras Official ngo akorere kuri Iris TV kuba CEO bivuze kureka ibiganiro ubu Kenisi ntago wamutumira kuri RBA kagira ikintu avuga so nire kiritoma bamuhaye yo kuvuga ati nta handi wemerewe none se ubone nk'umuntu watekereje icyo kintu bati icara ujye uvuga ibyo bintu bizakora oya unsize mu kibuga nawe jya kuri 3D umvuge poko urumva ubu rero ngewe nemerewe kujya ahantu hose nkavuga ibyo warayafashe cyakoze yanguriyemo umugati urimo n'ibintu by'amahambaga ashaka kuyafata mwari kumwe wayariyeho sha mubiga mu magambo yose nyamuna kuri analyse menshi nejo bundi kuki sataza nyine ngo yongere ya analyse hano nanga ya analyse yafashe amafaranga ariko nibyo nta managing ibintu by'umuntu wenda niyo murongo yabijyanyemo ariko ngiyewe ndi tayari kuvugira hose ejo bundi nabonye ariko nawe numpa amafaranga tukayumvikanaho uzambura handi nzakugumisha ndamwumva ariko urashaka umugati ariko se wowe mbona utabishobora ngiye byamvuna ariko nkubaze ejo nabonye umugabo avuga ati ngewe atanalize zafata n'ubundi ati ni nko kurya isamaki Melody none ubundi wowe analyse zakora nazo ukimara kunyanarizaho ibintu bitari byo mbizi neza mpita nkufata ejo papa cyangwa muri make analyse ze nta kintu kirimo ejo papa cyangwa yaravuze harimo ubuntu bumwe na bumwe nibyo nangiye kuvuga ejo papa cyangwa yatanze urugero avuga ngo ahubwo uriya mutipe ni umunyabwenge man ko wagura avoka ngo nini ugasanga ngo ni urubuto ibyo gushyira ku biryo ni mbarwa ariko bimeze nk'urubuto wa mugani nawe ni kubyemera uzi ko papa cyangwa ari umusaza ukuntu ubona urubuto ari runini kumva urubuto ari rwo runini
harimo urushinge n'ibishingwe ariko muba museka harimo ibishingwe ari ukuntu ubunini bwa voka bugushuka kumbe buryo bwose harimo ikiri bujye mu ngarani kinini ikibuto rero tukikureho ikibuto cyangwa ukabona uruvoka ni runini ariko akabuto ni gato iyo niyo voka dukeneye ntabwo dukeneye aho subwo ifite akabuto gato kandi ari amazi ari voka y'amazi voka ya none utekereza ko hari voka nini ifite urubuto runini iri n'ay'amazi ziratandukanye nimba n'ayo mazi wapfa kurenza ku bishyimbo vuga uti wenda bimbayeho none utekereza usanze harimo amazi ntago analyse za Fatakumavuta nje nzitindaho cyane uwo twarabanye ni umuntu twabanye mu bisumizi muri rebo ariko ukuntu yaje kumera ukundi kuntu nibyo bincanga tu ko yahindutse ndashaka ko zasesengura ku bisumizi nta kibazo si yabibayemo ariko ngo nawe warigumuye ngo kubisumiza amakuru ndayafite nibyo oya bisumizi urimo urashinga rebo yawe oya n'ubu ngubu mfite indirimbo kuri iyo album yanjye hariho indirimbo nyinshi nagiye nkorera mu bisumizi kandi zidakorerwa ntabwo nakwigumura ku basaza none se byaba bimeze nk'uko papa cyangwe yagize gutya ariko wabibonye ko papa cyangwa n'abakora batandukanye amakuru ngira ngo nawe ubuyabona nabibonye bari abantu nawe dufitanye indirimbo papa cyangwe bivuze ko na management navuganaga nayo atari ubu ngubu mugomba kuvugana ntago nayikoze iriya rebo mwagiye mugongana kenshi by'umwihariko kuri papa cyangwa ariko biza kugenda birangira uvuga iki kwitandukana rya Roki na papa cyangwa wabibonyemo iyihe shusho wabaye mu marebo nawe wabaye mu bisumizi wabaye muri super level uko wayivuyemo turabizi bari bari kwandika kuri internet umwe akandika ati mugerageze kuvugisha ukuri hari wabonyemo iki muri biriya bintu okay sindi umusesenguzi toraguriyo karita sha ari kade bata urumva nge nago ndi umusesenguzi ndareba ibintu nkabyanaliza mu mutwe wanjye uko batandukanye nibo babizi nabonye post za Roki ya postinga contract avuga ko papa cyangwa yasezeye papa cyangwa nawe ati sinasezeye mugerageje kuvugisha ukuri ati hari ibintu nzashyira hanze ariko nawe kuko ino showbiz urayizi ari shusho nawe wabibonyemo tugize kuganira ubushize ba Roki reka nkubwire ukuye wowe ikintu cyose iyo kijemo amafaranga ibindi byose uri kuvuga ngo twabonye ngo iyo hajemo amafaranga Eren kabisa iyo hajemo amafaranga abantu bavuga ko ari ugutwika bino bintu kugira ngo ntago ari ugutwika oya iyo hajemo kushyiranza amakontara amafaranga mwana n'ibindi bintu ariko AmaG mu minsi ishize ngane na Pifura yarambwiye turi kuganira ndamubaza ntise bira bintu bya AmaG byaragatwikwa ati byaragatwiko rwose ati Nemuresi yewe yaratwishuye nyine njyewe ndumana na Pifura njyewe ndi umukinnyi wa filime bro ira nayo yari yindi muzindi shira ni prank Pifura mane Hakizimana ariko ntago yakubeshye bivuze ngo rero ibingibi byo bizana kontara reho na noteri byabaye seriye harimo amafaranga kandi ndakeka ko papa cyangwe akimara kubona urukundo yagiriwe kuri show ya Bruce Melody yitekerejeho ariko ubundi
mbona ari neza ari wane niko ariko ngiye mbikeka nk'umuntu ko mbona nkunzwe harabura iki undi bintu ariko si yibagirwe cyangwa se sibuke ko hari umuntu wamufashe akaboko kuva akamukora kuko yitwa King Lewis already turamuzi ariko ntago twarega kuvuga ko Rocky yashyizeho itafari rikomeye cyane sibyo urabizi cyane Jalas wababizi cyane ariko nanone nibivuze kumupyinagaza kumbwira ngo ndi umugabo naragushatse nk'umugore narakoye ntibivuze kumbwira ngo hitanga umesa zino nkweto ngo mbone itorosho waye kamuwe no emera ko ibyo bintu muri shop ibyo bintu muri showbiz bikunda kubaho byabayeho kuba manager benshi ariko iyo urebye ari abantu batangiye kuvuga ngo buriya ubwo atandukanye nawe nibyo nkubwira ngo ntago azabishobora agiye no kuzima cyose si byavuzwe kuri ba Harmonize bantuza baza oya bagende ibyo mu Rwanda ntago nyeke amagera mu bibutse bitiranwa n'ibintu bya bombo za kera yarangiye neza se buriya banamuganira yarangiye bisubiye inyuma ahubwo icyo nashagiye kuvugaho gatoya ku gutandukana kwa papa cyawe na Rocky ayi ariko bundi eske ikintu tugomba kwibaza batandukanye neza bisa nkaho atari neza ko bari kuvuguruzanya harimo akantu rero ni ikibazo kuko njye ndi inshuti ya papa cyane ndi inshuti ya Rocky kugera rero kuvuga ibintu bishobora kongeraho impact mbi kuri papa cyangwa se kuri Rocky wakwinumira kuko nzakenera Rocky nzakenera papa cyangwa rero singiye utangiye guhisha ukuri ikintu abahanzi mushinjwa nawe wabaye guhisha ukuri ntako nzi noze mvuga ibyo ntazi ukuri kwawe uko ubibona sange muri umwe muriho umwe yahemukiye nta kintu cya kandi njyewe ndamuzi wahemutse ndamuzi ni wende ni wenjye fasha gutya ariko abanyamakuru mujye munadufasha reka mufashe rwose ni ukuvuga ngo ibi bintu bya management nta management mu Rwanda yari yabaho iri kuri level yo kumanaginga umuhanzi kubera iki confidence z'abahanzi aza gukeneye ariko kimara kubona audience aravuga ati bya bintu burya byaciyemo icyo ni kimwe ati Richard ndagusezeye ku mugaragaro management rero yindi je naramusezeye ariko management ya kabiri ni iyihe aho nandi kuvuga apari y'umuhanzi noneho umuhanzi arangije gusezera arigendeye noneho management nayo ite amafaranga namutakaje nari nzi ko aribwo ngiye kumunyunyuza none kirancikiye muri birasaba ko umuntu uzajya asinyisha umuntu imyaka 100 kandi namuyoboke yarabivuze kuko jewe imyaka 2 n'uyinsinyisha nkatangira kubona udukontara two ku ruhande nk'ubundi brand ambassador wa engine chef w'umujyi ndi brand ambassador wa Zana Talent ntago waba uri manager ngo nsinyure utwo dukontara ushake ko za pourcentage noneho ziguma kwakunda ndakubwira ati ariko nanjye King James yampamagaye nanjye nyine akavuga ati uribuka ibintu twasinye ndaramuka nkubonye wasinye birabe ni 30% ubyibuka niyo ugomba gusigarana kwigobotora rero iyo kontara nibyo Harmonize ejo bundi yavuze yagurishije imitungo kugira ngo yikuremo iyo ubonye uvuyemo yewe umuhanzi wese uri muri rebo ngira ngo
kugira ngo ni experience uri kuvuga ariko wenda umuntu wayidusharinga no umuntu agufatirana n'ubukene man akagukoresha icyo ashatse watangira gukirigita ku bukire akavuga ati we ugomba gukomeza ukeneye akagupyinagaza noneho iyo uri umudanjere uramubwira uti cunda warebye nabi ikibazo kintu kuki Richard atagukurikiranye mu nkiko agakurikirana Melody ntabwo nkuko nakoreraga yari afite none ari kunkurikirana hari deni nari murimo uzabimubaza cyane amafaranga wakoreraga nese kontara byarangiye mwarasheshe amasezerano yarasezeye yewe navuye muri Rebo bro ko atakurikiranye safi wakoranye na iyanyasa kanambare nandi marinette bro yani ndabona waje nukuvuga twa fresh ahubwo twa nina two sawa oya njyewe nta kibazo mba nifite kuko njyewe niyo mpamvu nkubwira ngo uraramuka unsinyishije contract yishyire mu kinyarwanda hajemo ikibazo ntabwo njya nsinye contract yo mu cyongereza cyangwa ntabwo turi mu Bwongereza hano turi mu Bufaransa bagutega imitego utazi ndakubwira nti andika gutya nituramuka tutemeranyijwe ingingo ya mbere bizagenda bite nzakurega nzitaba sawa dukomezanye none ikibazo cyabaye nuko ira contract ya Richard yari mu cyongereza ya mu kinyarwanda ya super mu kinyarwanda nta contract nsinya yo mu rundi rurimi rutari kinyarwanda ye hariyo nzi wasinye itari mu kinyarwanda ariko twararangizanyije ya Ebola yivuge Airtel yandi ari byari bikomeye kuko bambwiraga ko umuntu uzayisemura adahari ngazabaza ndavuga ni mwe muyampaye kamenya ariye usemuzi uzaze kamensinye aho iyo ndayemera ariko byampaye isomo ryo kuzaje umuntu mu gihe tudafite management ikindi kintu kugira abaroyo umunyamategeko nta muhanzi akwiye kuba adafite umunyamategeko kumwohereza akareba uvuze ngo numu wowe nawumvishe urumva numuroya numuroyo numuki simbizi babyita ariko nje nzi ko ari umunya niyo mpamvu nkunda ikinyarwanda man ni umunyamategeko nibyo none yaba umuroyo nta kuko njewe ubwo se ngaho uzabwira umuzungu avuga umunyamategeko ntabwo yabishobora ngewe kuba nabikotoramo indi jambo mva umuzungu anemaje ushize ajyamwe nguzabwira umuzungu ngo kavuna umuheto yabishobora ntabyo azi kereka mvuze umunyamategeko nabi aho ngaho naba mfite ubunyarwanda buke cyangwa se kutamenya ururimi rwa bivugwa ko generation y'ubu ngo itazi ikinyarwanda neza itazi icyongereza neza n'igifaransa neza biterwa n'iyo generation yari ndavuga igezweho ubu ngo babana igezweho hese bavuga natazi ariko abana b'iki nabo nahoze mbona n'abahanzi bashyashya bari kuzamuka nahoze mbona Nesa uramuzi Nesa naramubonye ukuntu namubonye ni kuriya namwe mwamubonye nta bindi bintu nshaka kumuvugaho wabonye n'umuhanzi mugenzi wanjye ukoze uburyo ntabyo nzi uko wamubonye niko namubonye hari igitero cy'indirimbo yo wibuka ntago ntacyo nzi hari indirimbo yuze se basi wowe ukuntu wamubonye ahubwo Nesa shyira indirimbo hano kuri Zana Talent ucuruza indirimbo zawe ntibagashake kutujyana mu bindi bintu ntazi tubwire urumva uriya artiste w'umukobwa twe twarabuze abaraperi waramubonye wowe wamubonye naramubonye kurumva wamubonye uraperi kandi njye nabonye uko namubonye ndasubira kubwira mu kanya mbere uko namubwira kuko uyu munsi ninjye uri kukubaza ndagusubiza nabonye njye bafite vibes zidasanzwe wowe wamubonye ute ni gutyo wamubonye wowe bivuge nyine okay afite vibes zidasanzwe si cyo ngicyo ushaka ariko AmaG ariko AmaG ari interview twabuze turebana kare ariko harantu yankwebye ndi kumubaza zira prank bakinaga we na Prifura
kandi AmaG abantu bamuzi nk'umuntu utakina ibintu by'amafilime ameze kuriya kuki watubeshye aya mafaranga Wowe nande, wowe nande. barabambura Pifra niko yambwiye yavuze yavuze ko Nemurese ngo ageze aho ngo amafaranga akareka kubishyura ngo nyine episode zari zirangiye. Njyewe mani hano harimo amafaranga nzi ko ntari kugambana, hari mu bugoryi, ari guhemuka hari guhemuka, I can nshobora gukora. Ubuze nkubaza ikibazo cyo wombwiye ngo dukore pranka wanyishuye ntago twayikora. Kibazo ahubwo zirinjiza zamara kwinjiriza uwo mwabivuganye kamubaza se bro bimeze bite, agahita akubwira ati bro ndi mu nama, kariya kantu kandi mu nama nako mugatekereze. abantu benshi badakunda kwitaba telefone niko bavuga ngo buretse ndaje nkuvugishe gatoya, buretse ndi mu nama kandi umuniga ibyo bintu reka tubimene nk'ibanga babimenya abantu. Umuntu uzakubwira ngo buretse gato abakubeshya ndi mu nama, agerageza no kumanurishwa ndi mu nama, buretse hari abantu turi kuvugana ni abantu baba ibyo rero njyewe nta muntu ukibinzanaho. akenshi turabishinja abahanzi nimwe mudakunda gufata amatelefone. Njyewe mani sunzi se njyewe iyo ntagushaka kuguha interview ndaguhakanira, sinaguhakanira oya genda guhakanira nuko hari itegeko rya interview ribaho, wese nguhakanira buri munsi. So rero njyewe ngomba ngoretse nko mukanya kanya kahe urashonje uri mu nzu urihinnye ngo angare mona umusabareze ndakuvugisha twabimenye twarabitahuye. Allo wama ko nshaka ko dukorana collab musaza nagihuye kandi uri mu biryogo bro. So rero jara icyo kintu abantu bakimenye. Izo nama wa mugani ko n'umusaza yabivuze, izo nama wa muri mu nama nyabati kwere kuwa mbere no ku cyumweru man umuntu ari mu nama atitaba ariko izo nama ngewe narangije kumenya ibyo mpakanira mbimenye. nizoroka bavuga ngo abakobwa bakoze inama se, abakobwa bakoze inama nizo nama oya ngewe inama mvuze nizigendanye nako akubeshya kuri telefone. wowe ndakureba mu modoka hariya Nyabugogo uri kuri station nanjye ndi hirya yawe. Ala jara bite sawa, none se ko nashaka ko dukora interview ngo yango ndi Rusizi ndi kukubona ikintu none namwe murengeyeho uhita uraxerero kigende ariko ubawa mubonye imboga mumenye. Oya ari umugabo ejo bundi wahamagaye muri umuntu we bari muri bisi imwe mubonye imbere batahirukana ngese nguri Kigali kareka da ngo ni kuri za Kibungo na Kibungo ho kwa shoferi. Rero ikintu ngewe nakunze isi yose urumva ikintu nakunze muri ubu buzima bwacu bwa showbiz ngewe ndaguhakanira hataho utaza kumfata. Ibazo nkubwiye ngo ndi Kibungo tugahura muri alimentation aho nagusobanurira nguke ikimwaro cyakwica of course navuga se ngo iyi ni Kibungo alimentation rumva wabwiye umuntu ngo hoya Kibungo supermarket ngo niko bateganya kuyamamariza rumva kwizaba yitwa rumva ujye kwiregura ibintu bidafite shinge na rugero. Bwira umuntu uti ntago biri bushoboke n'umuntu nawe apanga izindi gahunda ze. So turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu tujya gusatira umusozo ndagira ngo ngarukeho gatoya ku kintu yavuze nubwo atakisesenguye neza. Urabona ari iki papa cyangwa agiye guhomba gutandukana na Rocky nk'umuntu wabaye mu maribo nyuma ukanikorana
uhombye urabona ari iki kigiye kuba bombi ni nta ubizi nta kintu tuzi namba Reka ashobora guhomba papa cyangwa agashobora guhomba icyambere nuko sinajya kuvuga ku bishoro by'umuntu ntaza byo yashowemo ariko uramutse nk'umugira inama akakanya nka murumuna wawe nawe wavuye muri lebo ikintu nababwira cyambere papa cyangwa n'iki yakora kugira ngo no kutayirimo nicyo akwiye gukora umva nkubwiza ukuri yitegura iki yitegure gukoresha imbaraga nyinshi buriya iyo uri kwikorana bitandukanye subize se nkawe uribana nyine tekereza imbaraga ukoresha mu kwibana wagakwiye gusanga madamu wawe yagutekeye urye ariko urataha uteke urabanza ujye guhaha uteke wiyarurire woza amasahani kandi ubundi wari kugenda uhita urya urumva rero ni ibintu biba bidasanzwe nyine cyangwa se madamu akaba afite akazi nawe ugafite muhuriza hamwe ibiceri hariho rero muhura mujya kugura ngo bino biboro babakiriramo ni ibiki tekawe kubera ko iriya tekawe buriya ni madamu wawe yes madamu wawe yagakwiye kuba yagutekeye ariko hari n'izindi tekawe mu wundi buryo ibyo ni ibyawe nyine urumva oya si tuyize era manirimbye atahanye tekawe niba badatawe barayinsanganye rero njyewe ndataha nkasanga ibintu byaciye nta bindi nta tekawe rero uriya muntu nawe utandukanye n'uriya ku mpande zombi barabihombe bose Roki urahombye papa cyangwa urahombye icyambere uhombye inshuti cyane nicyo cyambere ariko nababwiye ngo hakizamo amafaranga wese arabyimenye uza abantu nahombye kubera amafaranga byarasarabizi nijoro ahandi ifaranga rizarikora amafaranga ni mabi cyane ariko ni na meza ariko papa cyangwa nimba yarakuriye muri Rock Entertainment akabona connection azakurikize kuko byamuteje imbere nawe Rocky ntuzagende ngo uvuge ngo papa cyangwa mugiriye urwango cyangwa iki dufashanye twese kandi byaba muri iyi minsi ndi gukora interview mfite amamikoro abiri ni byiza ya no gufatanya biba bitwaye na Jalas official bitwaye iki ariko ribaza ko turi gusoza rero akubwira ukuntu abantu bazabona indirimbo album twumvise izaba imeze neza ukuntu uburyo bworoshye bwo kwibona byose niyo zana talent uburyo ikora ari n'abantu batanabizi bawe ko basebye bya zana talent ni ibiki zana talent ni ukujyaho uri umukomediye uri ukora interview nk'izi uri umuhanzi iyo ufite indirimbo ukishyiraho n'ibiciro byawe ukicururiza icyo ni kimwe kuri zana talent ikindi hehise ujya he ni abantu ujya ni mu mujyi kuri zana talent ni Kacyiru none se ntabwo ujya kuri YouTube nibyo dushaka kutubwira sobanurira abantu mu YouTube akadomo.com aho bimeze neza eshatu akadomo zana talent bifatanye wowe bihita bigaragara biza byizana ukajya kuri Chrome ukinjira ukafunguramo channel yawe mwebwe nuko muba museka urumva jara gabanya ibitwenge bana ukinjira muri none se umuntu ugura ubundi ndirimbo umuntu ugura iyo ndirimbo cyangwa se ugura igihangano cyawe abisangaho amabwiriza arakurikizwa bisanzwe uragenda ukareba ubisangaho ubwo album niyo tuzayisanga rero niho nzayicururiza kuko nabonye abantu ibiceri 200 babyitanga ibicwa ureba indirimbo ibishingwe n'ubundi
urumva waririmbanye na King James indirimbo ivuga ngo niyo cyaba igiceri kijana ndaje urakibutse ifaranga ni ifaranga none birangiye mugeze mu Rwanda rw'amafa niko rero bimeze kindi ari tombora ya engine ndi chef w'umujyi muri sheriff ugiye kuri station zose za engine mu Rwanda essence ya 5 we ubusobanuro baravuga we ngutungiye agatoki byayo reka dusoze anje baranyanditse barakwanditse tunasoza umwaka ari kubamenyesha ati mu ntombore ariko mwagiye musaba akazi wowe engine Iris TV arasaba akazi ko yazajya atangira ikiganiro avuga ati munyweshe kuri engine turi kumwe hari abantu nabonye sinshaka ko wose ngenda bikata akabanyakira akazi ariko ni brand ambassador ugatangira uvuga uti murabo neza abantu mudukurikiye muri mu nkengero z'iki n'iki turabamenyesha ko hari promotion ya engine ushobora kugenda ugakora ibi n'ibi ukaba watsindira imodoka saba akazi buri munsi tukabivuga buri munsi uko ugiye gutangira ikiganiro ukabivuga na Jarasi yafushye ubwo najya avuga zana talent buri munsi mbikorera hano kuri apartment yawe nari Vincenzo nta kibazo ariko dusoze rero ama uyu mwaka uri gusoza warawukurikiye warebye uko wagenze wose ugiye gutanga igihembo nka best hip hop artist of the year wagihande najya Bulldog kubera iki ukari njye ufite mu bushobozi none se mu bubasha kubashije nkawe none se sinjye nshubije nkanjye ubishingira ku kirere Bulldog ni umuntu utarigeze acika intege muri music nyarwanda kandi ni umuhanzi mukuru kandi nakunze urukundo afitanye n'abahanzi abashyashya kandi ni n'inshuti yanjye n'ikimenyane kizamo kuko ibihembo byagiye bitangwa ahanini ejo bundi nabonye harimo n'ubucuti harimo ibintu yabyihorera byo gusangira ni ukuguha igihembo nk'inshuti isango na muzika ko iregereje umuza burimo ndifata ku mavuta no kohereza y'amazi ariko mwaretse kubeshya abanyarwanda wowe reka nkwereke nko mu bihembo by'ubushize bya Kisama Award ntago nari kuvuga ko Element atakwiye igikombe uri umuntu muzima wakurikiye music yego oya tubyemeranye cyo ni ukuri Element ntago wari gukuraho ko Bruce Melody ari umuhanzi w'umwaka ubundi ubucuti bugakomeza sasa ibisigaye byose no ubundi ubucuti nyine bugakomeza unanjye abari ugitanga ariko se reka mbabaza AmaG ari best tuza artist buretse gato cyo nicyo njyewe nta muntu nshaka kazama igihembo cy'ubucuti zama icyo nkwiriye ikintu gihari ubu cano y'umwaka niye ndababajije ni tusoze Jado cano y'umwaka niye yakoze cyane yagize views nyinshi yego yakoze cyane yago TV Jara yarakoze niye sibwo ibintu ni ibintu batekereza ndi gutekereza wese urajya kuvuga utekereza ntabyo uzi se uratekereza ibiki nanjye ndumva ari yago urumva nta bucuti burimo ngo rero njyewe nagiha manibo kubereye ubucuti bukomeye
urumva ukuntu award zata ugihaye element nagereza melody nanjye umusaza bayi mwana ga sawa mwakoze amareka tugushimire cyane ku mwanya waduhaye by'umwihariko ndetse na byinshi twaganiriye nizere ko abantu baryohewe n'ikiganiro nk'ibisanzwe ni wowe interviewer wa mbere w'umwaka kubw'ubucuti n'ikimenyane kirazamo ariko tujye mba nka kuri abakina indirimbo ku maradiyo ari ukuntu umuntu akina indirimbo nkahita mvuga ni inshuti ye y'ikeni ni ubucuti ariko si nziza ariko ni inshuti ye nyine nuse wabigenza wabigira ute bari radiyo wake uragukina inshuti ye rwose byarake tugushimire dushimire AmaG cyane kandi nishimye ibi biganiro tuzajya dukora gutya man ni n'iby'ubucuti ni n'ibyi sinzi ukuntu nabivuga sinje kuvuga ngo nje gupromotinga poko ariko ni iby'ubucuti bw'ubucuti uri inshuti yanjye hari award wabonye kubw'ubucuti njyewe wapi bose warazihirira hariyo wimwe kubw'ubucuti bw'undi muntu twari tuyihanganiyeho barayimuha ukenyereye ku nkovu shaho nabivuga njyewe uze wudi nabuze kubw'ubucuti ariko none se ntayo wabuze kubw'urwango zitanga award ko oyi iyo hajemo inshuti mwana urwango ruhita aricyo gitanda cy'ibibazo biri kuba nubwo dusoje bwose Brian yaravuze ngo utuzu muri showbiz wa mutuzu Brian ndagushuhuje yavuze ko ari indirimbo habamo ibintu byo kuvuga ngo munyangire ibintu nk'ibyo na Brian ufite indirimbo na Brian rano umuntu DJ nkunda cyane ariko nago mukundira cyane ku DJ mukundira akakubwiza ikiboneza mvugo nk'umusaza akimanukira ugasigara uhanganye n'ibintu mu kiboneza mvugo yabonye ko yatwitse yaragitanze aravuga ati dore ro karamamaga ariko sinamwitabira mu kiganiro urabizi ahita kumerera nabi ndaje ndamuhamagara ruke ndaza kuguhamagara kubw'ubucuti wanze kumwitabira mu kiganiro none se ako kantu yavuze urakazi muri no game ubuzu ibintu byo munyangire cyamba se suyazi sibye ko kunyanga bizabavuna uzanyanga uziko uzaba uri kwiyanga njyewe mfite amafaranga yanjye njya neza ntuje do nyesoroma nk'ukuntu basoroma urana ukuntu basoma ishapure dawe uri mu ijuru izina rwawe rwubawe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwa mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro mani ni kuryo ifunguro ryanjye ndirya gutyo urirya nk'usumisha ariko nkamenya no kurishakisha urumva nkanakora cyane kugira ngo mutazambona imboga nuvuga ngo urirya bucece uko ryamvunnye ndibona niko nanjye ndirya ndisoroma gake uzi kuvuga chapelle urayizi chapelle ni ahantu uri umusilamu ibyo se birakureba wowe nkubajije idini urumva urabona ukuntu umuntu ari ukuntu basoma pfunse hari nuza bajya basoma yitwa roki Rosari ifungo rya AmaG ni Rosari ni gay mpaka duhirangije no gusomisha por inshuro igihumbi ubundi ukamenya kubara ifungo rya AmaG ni Rosari mwana urirya nk'usoma Rosari nkanarihiga nkukoze opposite yo gusoma Rosari wiruka fo namwe kandi niko ikintu gitwara natwe turiryo natwe turiryo ikintu gitwara amafaranga yanjye cyane ni inshuti uratanga cyangwa urasengera oya ndatanga
ndafasha ariko nanjye nkifasha oya nibyo kwirwana nabonye waratanze nawe ntiwibagirwe igitega kwa Fatakumavuta si bamaye award cyangwa se certificate y'ishimwe yo hanya ni ku murenge ni ku karere kagari ko ara mu nce zo kwa bafata ni mu Gitega ubwo se mwebwe hano ntago nasengere oya tuvugishwe nako kantu mba nshyizemo yenda karumvika kari bweditingwe oya kandi abahemereye neza ari abakameze amakuru cameraman Muryoherwe. icyaka kimeze erega twe turi imbere ya yaje yangiriye ariko wasengereye mfasha abahanzi hari akantu mujye muzana ngo umuhanzi ukizamuka nta n'umuhanzi wazamutse zamuka ajya kirika azamutse kuri 40 twese tuba twishakisha kuko dukeneye ariko The Ben yatangiye kuzamuka nabibonye abibonye ko yageze hejuru iriya hakurya iriya nta naho hari gushaka ntabwo umuhanzi ashobora kuzamuka kuko urazamuka ugasanga hejuru yawe hari ese nta bagezeyo oya urugero bariya na Koffi Olomide ejo bundi Beyonce ese Beyonce ari umuntu Beyonce yagezeyo mu buryo bwa business na Jay-Z ariko mu muziki arabyuka agasanga Migos yamukubise gasanga ubuse Britney Spears man tureke ikiganiro kirangira byaradusoza reka tumushimira AmaG yakoze AmaG kwemera ndabona afite agakapu kameze neza kano niko nyambikamo amafaranga yanjye harimo ibiceri nabibonye shanai mwayamaze $1,000 cy'idolari ugiye kugura alubumu jewe alubumu yanjye igura amafaranga 200 nta bindi ibyo bya fatoroje mugura bidahari urazana gufatoroje ya miliyoni ariko miliyoni kuki muyikinisha $1,000 cy'idolari aramagiye gupfa batayatunze umuntu wese uzakina n'amafaranga tuzagira ikibazo kabisa amafaranga data mujye hano mugure indirimbo zanjye nongeye gutangira ujye kuri Zana Talent mugura bishingwe murakoze amani ahubwo se abantu bazazigura bazaba bafite no wafite umufuka umuntu akana shyize